kasamutwe as such kuko yari kuba kasamutwe iyo haba haranyesebuwe umwana utagejeje imyaka cyo ni icyambere yari kuba kasamutwe iyo haba haranyesebuwe umwana umuntu ugejeje imyaka ariko agafatwa ku ngufu agafatwa ku gahato sibyo yari kuba kasamutwe iyo bavuga bati ikiraka yagombaga kukibona ari uko ibyo bintu bibaye atabitanga ntakibone hanyuma nge ndibaza ko nabo bafite ibyo bishinja bamwe muri bo gute umuntu yaje akavuga ngo DJ Mifupa undi agahita yiyumva oya yaramuvuze ariko yaramuvuze guteze nese harundi n'iki ko ari we nese harundi wari wajyanye na nuriya muhanzi Kampala kandi none se yize avuga Kampala ko yavuze Galilaya harya yavuze Galilaya ira audio yavuze yariko umva twumvikane Jihad njyara namuburanira kumva Jihad yavuze yariko ntabwo yigeze avuga Kampala ke audio nshobora kuba narayumvisha avuga Papa Bebe nta majwi yabyo nazanya hangaha Papa Bebe ho hari umuntu witwa Papa Bebe uhari yashizemo ikinyabupfura none se Papa Bebe bahita bemeza gute ko ari manager kandi ahubwo Papa Bebe ari uwo tuzi uherutse kwibaruka uwari we wese se bose ahubwo yajugunye ibuye mu gihuru ariko mwamba bari mureke mbabwira showbiz ukuntu ikorwa kandi ndezera ko rwose n'inzego bitazazihagurutsa ntago bizagera rwose pe inzego zibirebere kure ntacyo byishe nta nicyo bikijije sibyo abantu baradisingana ni nakoze imyidagaduro nyine izamuka hagashyuha hagashya muhatwike muhatwike urumva ntabwo numva ukuntu bavuze DJ Mifupa kiyumva hari DJ Mifupa dufite muri kino kibuga ariko nago yiyumvishe bano ba influencer nibo babizamuye n'abandi babyandika muri za comment yego babizamuraga muri za comment se ubundi reka nkubwire bagiye no kuburana Jihad yabatsinda yababwiye ati muri mwebwe ninde navuze mumbwira uwo navuze mwizina uwo navuze ninde ariko kira kigana ko utumye nza kugihiga ndumva narakibonye uze kugishaka wongera ucyumve neza nta kintu yavuze nta muntu yamentioninze urumva ahubwo ni umuhanga cyane wumve ko no kumpera hari aho yageze akavuga ibintu bijya gusa n'ibyabo ariko runaka bivuga yabyeruye kandi atarimo gukoresha izo kode noneho reka ibyo ngibyo no kwikeka amabinga n'ibyo ndavuga ngo bavuga ibigondamye ngo imihoro ikarakara ariko nanone wenda yashyizemo ibintu byo kutavuga yarajimije ariko ubundi mureke mbabaza mubona abanyarwanda tuzakora iki nje nkurikije ukuntu mushaka ko abantu babaho nk'abagenda ku magi oya ikibazo suko yabivuze nje nago numva ikibazo ahubwo akantu k'umufupa ku mugani wa umufupa se ni umufupa ni iki ariko reka nkubaza usijya gushaka gushyirishamo Jihad sibyo umufupa uruta utwo abantu bambariyeho uriya muhungu yirirwaho abantu umufupa usebye kurusha buriya buntu bambariyeho ahora baha ikibazo ntabwo ahora bashyira basubiza mu nda z'abantu harimo gutukana kandi harimo no gupfobya mwaba mukabije harimo gutukana kurusha kuvuga ngo kagire gutya na gutya na gutya ngo umugira gutya na gutya gagize ko hari ibindi byaha bikorwa nese kuba hari ibyaha bikorwa none se umufupa ni iki ni igufwa ritari ni nkuko nanjye hano baza bakambwe bati icyo kijosi cyaguhezemo nese ko ari imico y'abanyarwanda ibintu byo kuvuga ngo umuntu afite imifupa sibyo nibajya kuburana yuko bavuze ko hariho DJ Mifupa ubwo bazazane nabo yirirwa batukwa babwirwa yuko birya nk'ibigurube urumva birya nk'ibidatekereza bimeze nk'ibitumbaraye nk'intumbi z'injangwe ngo zaguye ku nzira ibitutsi tukwa urabizi iyo ni harassment niba ari harassment rero ikibi nuko ari kuvuga ati DJ Mifupa urumva ikibi nuko ari kuvuga ati kanaka gutya na gutya na gutya aka DJ Mifupa ariko ntabyo yavuze erega ntabwo ibyo ngibyo kuba wenda yarashyizemo akantu ko kuzimiza wenda reka tukamushimira kuba rero yarashyizemo akantu ko kuzimiza niyo mpamvu nawe akagombye kunabyitaho ngo abitindeho uyuze ikintu se wongewe ntindaho ntago ntinda ku nkuru yatangaje iyo nabivuga nyine agakomeza akazimiza gutyo ariko akantu k'umufupa ntago ari keza ariko reka nkubaza usibye kuba mufite ukuntu ahari mufite ikintu cyaje kikabatwikira ku bwenge sibyo iyo umuntu nanutse atutswe bibabaje kurusha ubyibushye atutswe
byose birababaje nese kubera iki bavuga DJ Mifupa mugahagurukira icyarimwe mukajya kurengera DJ Mifupa mutari mwajya mutari mwavuga muti nuriya babwiye ko afite igitwe kinini ngo kigihaza ngo gisa nk'icyuzuye ngo kimeze nk'ikidegede ntago wabyumvise ahubwo hari abarengerwa n'abatarengerwa nyine niko byumva ahubwo nuko wenda umuntu atahita ajya kurega ariko agiye kurega kira n'icyaha wareba ngo icyo kijosi ngo cyaguhezemo we mukanya ngo arya nk'ingurube ngo atoragura n'ibikeri byose ngakuzuzamo ibyo ni ibitutsi kandi binavanze na harassment uko umuntu ameze nuko nguko ukuntu umuntu ameze nuko nguko regara umuntu utarabigizemo n'uruhare ese ubwo umuntu azira ukuntu atahisemo none se ubwo umwavoka wenda tuvuge wazajya kuburanira DJ Mifupa uwo wiswe DJ Mifupa aramutse atanze uwo DJ Mifupa aramutse atanze nk'ikirego aramutse ashatse nko gutanga nk'ikirego Jihad yaregwa ikihe cyaha cya harassment se yakoreye harassment yakoreye ndetse uzi gufata umuntu oyayizi ni showbiz nyine ndi kubyumva ko ari ni showbiz nimukurikirana ibisambo byirirwa bitobora amazu nimukurikirana ibyirirwa bitwanurira imyenda sibyo nimukurikirana bazana amavangura ashingiye ku karere n'ibiki byose ugasanga umuntu hariya yabujije abantu amahwemo ngo aba nabameze gutya na gutya na gutya na gutya ashyira muri rusange ariko kuba muri showbiz hashobora gushya kuriya rwose nta kibazo nge mbibonamo showbiz ndi kubyumva gushya ariko hari ukuntu dukora showbiz ugasanga nese tuvuge n'urugero biramutse bimuhamye ko wenda yatukanye cyangwa se bigaragara ko ari uriya muntu yabwiraga uriya muntu aramutse agiye kumureka mu mategeko ntago bamuhana haranditse ngo igitaramo Jihad yavuze igitaramo cyabereye riko urumva igitaramo yavuze ngo n'ikindi cyari cyarabereye igareraya arongera avuga n'ikindi cyari cyabereye hehe bite byawe se ubwo ko yazanye none indi nkuru birimo n'umukoresha wikora ahubwo mwega muracyafite n'akazi reka twigende we n'umuhanga ndabizi afite ukuntu agorora ibintu ku bintu bikirimo kuvugwa rero kuri no mihanda wenda numvise hari ukuntu muri no mihanda hari abantu dufite muri no mihanda batajya bagira inzika ku mutima bo icyo bareba ni inyungu kandi n'ubundi ngo muri business no muri politike nta mwanzi uhoraho cyane uwitwa Pastor Claude rero abakugiriye atya bagukoreye ikiganiro yicaranye n'umugore runaka koze ikiganiro baravuze bagejeje kuri pastor pastori wacu pastor wacu wajya kuduha show pasterine bamwumvishe buraba bamwumvise baba bahamagaye umugabo we urumva bamuhamagaye uwo mugore wari wicaranye na Pastor Claude aramubwira ati oya turi mu kiganiro ntakuyobye utagira ibyo yandurukana urumva noneho Claude aravuga ati Pastor Claude aravuga ati waretse tukamamaza amapave reka wumve uko yamushubije ubundi bungu ibi birakwiye muri business kiriho twumve umuntu urimo gucuruza kandi akeneye kunguka akeneye kubona abakiriya gashyiraho twumve halo naho neza remewe musaza Robert salama Ferdinand Claude mu kiganiro ni Jackie ndashaka kwamamaza jyama pavirata atagira ibya yirukankana rata turimo turamamaza amapave turangira amapavirata tuyamamaza ogenda mukora akazi kanyu neza Claude we oya dore uko bimeze reka genda umva hari akanuze madamu yashyize ako we nawe wabaye sorry arahiye we ariko Claude bimeze Yesu mukristo wabatijwe ukiburi no muri business ukeneye kubona abakiriya nuko yakagombye kwitwara imbere y'umuntu umuhamagaye
ari kuri social media kandi ko Claude afite channel ifite abasabu benshi kabisa natwe tukaba dushaka gukurikirana icyo kiganiro ukavuga utubwo nkeneye pavere kanjye guteza abavandimwe imbere nuko yakagombye kwitwara bamuraboye ariko bamusohoye mu bukwe ajya bamusohoye mu bukwe bamuhagurukije mu mwanya wa yari yicayemo mu bukwe aki ibintu inzika mu mitima nukubera iki Ferdinand namugaye ariko ntumva urabona ko afite na nimero ya Claude arayifite ngo Claude we arayifite yamwitabye nyine nk'umuntu muzi arangije yamuvugisha akaba reserve kubijyanye na mwagiye mu bakuru you have to be cool man sibyo dissing zagiye zibaho kudisingana n'umugore wawe byagiye bibaho kandi turi kuri social media n'ibiki hano ukagenda ukavuga uti okay shobora kubona abakiriya nka 3 bavuye kuri channel ya Pastor Claude birashoboka cyane cyangwa 5 shobora kubona n'abandi bari buze kuba bumva kino kiganiro bagafata ari nojwi bakavuga bati uno mugabo afite umutima mwiza koko reka tumwamamarize birangiye amukupiyemo hagati kwamamaza se niki buri umuhanga wo kwamamaza yamamariza no kumwanzi we sibyo ikibazo rega nuko abantu twese nago twumva ibintu kimwe ariko kwifunga hako kuba imfunga mutwe naga ari byo byiza biraba byita gufunga icwanga ariko nkuko byagaragaye wanabikomojeho mu bukwe bameze nk'abantu bafitanye ikibazo kandi byagiye kandi ntago cyakagombye no kubaho ntago cyakagombye kubaho kuko kuvuga kuri uriya muryango ni ibintu twagiye dukora kuko tuba turi guhiga hano ni benshi babikoze ntago ari Pastor Claude gusa n'imiceri yagiye azana avuga ati ndaje nkunguta agafuka ntago yagakungutaga kubera urwango abafitiye n'ikimenyimenya arafata agahamagara ubu n'ubwa kabiri Pastor Claude bimugendekeye gutya hari ahandi yahamagaye nde niwera ahamagara Sabe ngira ngo ni kuri telefone ngira ngo mu kiganiro nanone hari ubundi Ndimbati nawe yamuhamagaye avuga ati dusabane imbabazi gahitamo kupa gutya kuki abantu bafite imitima genzi iwonzi ni wa mushinwa wirabura yanze kumusuza mu kiganiro bagiye wa mushinwa wirabura rero nawe ni nkayo yose sinzi ukuntu bameze ni ibintu ubona ukabona buri gihe bazana mu tuntu twutumaguye mwaritse tukaba muri zino mbuga tukamenya buriya nkunda abakongomani mw'abantu abakongomani ntabwo bajya bagirana ibintu bya munyangire ibintu byo kubika inzika mu mutima niba mushwanye murashwanyaguzanya birangirira aho ngaho umwe aceho undi aceho ejo nimwongera mugahura muramutangiye bundi bushya ariko kugira ngo umuntu agwamagare kandi ntago agwamagara ikintu kibi arakubwira ati tugiye kwamamaza amapave sibyo kandi Pastor Claude yakinnye n'amajwi y'umugore barimo kwamamaza amapave ariko wumva akajwi kare hasi ukuntu ameze nk'utifitiye icyizere ko channel imwe yarayigurishije yari iriho n'abantu benshi bari baje bamukurikiye buriya kugurisha channel hari channel zakagombye kugurishwa n'izitakagombye kugurishwa channel wenda tuvuge nka zira channel bizibita ngo ni za Red Blue JD izi channel za 3D TV ziba zihurirwaho n'abantu benshi uyifashe burya ariko ndabure n'abantu bagura amacano uyifashe burya wakomeza ukajya uzana abatumirwa ugashyiraho ukinjiza ntago wahomba ariko uje nguje kugura ino channel yamugwiza keretse wenda uyiguranye nanjye si unuko ngo byasaba yuko umuntu nayiha keretse anyemereye kumakazi cyane ubwo ukamakazi ngakomeza nkayikoreraho none wenda ahubwo ngatangira kugenda nyimenyereza abandi bantu bagenda bazaho ariko ntahita nyivaho ngo ndayiguhaye cyane sibyo birangira rero uyu Pastor Claude ahamagaye uriya mugabo avuga ati turamamaza amapave ngo nimukomeze akazi kanyu ahita mukupa ni nkaho yavuze ati reka kunyamamariza ntabyo nagusabye rega ibibazo kuba wagirana ikibazo n'umuntu nibyo ni ibintu binasanzwe kuko umuntu n'umuntu ava akagera hari ahagera ukaba wagongana n'undi ariko kubigumamo kumva ko ufitanye ikibazo na kana ko umwaka ugashira igihe ntago ari ibintu byiza kugirana ikibazo n'umuntu mukagihandorenga nibwo buryo bwiza numva ko amakuru aracyahari abo ngabo bihorere nabo nyine ubwo bari kudiringa n'izabo buri wese azajya aragirize atishinze kuza mugenzi we zatannye hano hakaba hari noneho n'ibyo kwa gafaranga
uriya mubyeyi yagarutse ariko nakunze ikiganiro yakoze njyewe nabikunze cyane kandi nigeze mugira nigeze nkora ikiganiro sinibuka aho nagitanze hariho niba ari kuri icana cyangwa niba ari kuri 3D ndavuga ni aho kugira ngo bigeze ubwo ujya gutanga umuntu wenda birangiye banamufunze kuko ibyaha umurega biremereye uramutse ari umuntu ukunda sibyo uramutse ari ibintu utakurikiyemo imitungo nk'uko abantu benshi babigushinja ku mbuga nkoranyambaga wabona yuko mutarimo gushobokana neza ukaberereka ufite cano iriho abasabu bahagije ukagenda ukashinga ikinyo ku kindi washaka abanyamahanga baturusha ubwenge cyane bano ba Afrique de l'Ouest bano bantu birekura cyane usanga barimo kuvuga no mu bifaransa byinshi n'ibyongereza Nigerien abantu baza Cote d'Ivoire abantu baza Mali Benin ko bino bihugu bya Burkina Faso na hehe umugore kugira ngo ajye gusererana kandi no haba n'ubuhari cyane no ureke bya bindi byo kuvuga ngo utaye umugore umugiye gushaka undi urumva abonye yuko mutagishobokanye afata yaca n'agaterekana akajya aterekaho telefone akavuga ati bonjour les amis je suis ici j'ai eu des problèmes avec mon mari on n'est plus ensemble il m'a frappé il m'a tué il voulait me tuer akabivuga ntibaza bataza ukwezi kugashira ukabona amata y'umwana niba ari iwanyu wasubiye ukagira ibyo bafasha n'ibiki ukarangiza ikibazo neza cyane kandi na wa muntu mwagiranye ikibazo akazigaya ariko ubwo nyine we yaje asobanura akantu nashimye yasobanuye ko ngo nta kibazo bafitanye kandi wa mushinwa w'igikara wavuze yavuze ko nta wundi wabasha gufunguza nde bishora niba rero bimeze gutyo ubwo nukuvuga ngo afungiwe ikindi kintu ntaga gifungiwe nk'ibyo Libe yatubwiye Libe yatubwiye yuko yataye muri yombi Gafaranga Habiyaremye Zakari ako nibatangaje cyo ndetse baragitangaje baravuze ngo akurikiranweho icyaha by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina no gukubita no gukomeretsa barabivuze ari Libe ubwayo mwitangazo rya Libe busa nabasha kurigarura byaho namenya aho ndishakira abadukurikiye mukaba muri fite aho ngaho muri dusunikira kuri 078835 0667 sinariteguye nyine umva Libe imuta muri yombi yatanze itangazo rivuga ko akurikiranyweho ihohotera none se mwigeze mudusobanura mutubwira yuko wenda atari ihohotera ryakorewe Annette Murava ahubwo wenda ryakorewe umwe mu bakozi babakoreraga cyo ntago tukizi ari oya hari ikintu ugomba kumenya kuba umuntu waramukoshereje ukajya kumusabira imbabazi ni ibintu bishoboka mu gihe bikiri muri Libe naho rero nukuvuga ngo niba yaje hana akavuga gutya ndaje mumvishijwe niba yaje akavuga ko nta kibazo bafitanye ubwo udushobora guhita twifashisha case yabaye kuri Bosco Empire umunsi afungirwa kuri Libe ya Nyamabuye sibyo azize bamuziza ko ngo hari umuntu ngo yatoteje cyangwa se ngo niba ngo yabujije amahwemo niba ngo yagendaga harassment icyo gihe hari umusore wari wagiye kumurega avuga ko ngo Bosco Empire ngo yabahujije amahwemo akiriyo bari bamaze no gufungura uwa mbere bagira ngo umwe abanza agende no baze gufungura na Empire ukwe nanone birangira mama Pasteur atejemo aravuga ati ntimumurekure dufitanye ikibazo yaje gukizwa nuko Pastor Claude yamanutseyo akabisobanura byose agasobanura ko no kuri headquarter hano cyangwa se no mu rukiko rwa Gasabo bamaze kwemeza ko nta kirego agomba gutanga kijyanye no kuvuga ngo aratotezwa ngo kumbuga nkoranyambaga birashoboka rero ko Gafaranga nawe yaba yarafungiwe yuko Libe yatubwiraga iti tumufashe kubera ibyaha by'ihohotera birashoboka ko Murava yamusabiye imbabazi sibyo ariko yamara kuzimusabira hakagoba kundi muntu uvuga uti uwo muntu ntimumurekure nanjye yankoreye icyaha oye dore ukuntu ibintu bimeze kandi ariko yavuze uretse nyine we yego urarikina nta kibazo no kwa ngo hari ukuntu ibintu bimeze iyo usabiye umuntu imbabazi waratanze ikirego muri Libe ikirego batarakirekura ngo bagishyikirize ubugenzacyaha icyo gihe barakubabarira ariko bamaze kugishyikiriza ubugenzacyaha
ntago baba bakikoba uraburana nese ntago uzi ko banaburanye Annette ngo iyo yashakaga kuzamura ikiganza umushinjacyaha yarabyangaga hariya haba hari gukora abashinjacyaha we na n'ikintu ugiye kivuga ibyo ko ngo mu mabarire wapi kiri nuko nzi ko kubera ko turi muri systeme irwanya ihohoterwa rikorerwa abagore no kurwanya impfu z'abagore byagaragaye ko ku isi abagore benshi bicwa ukurikije n'amakuru yari ari ku mihanda ntago gafaranga ari gupfa kurekurwa cyane amakuru yari yaje ku mihanda hari yaje amakuru avuga ko yanamunize akamusiga yagira ngo yapfuye urumva icyo kintu muri make nubwo wenda abaduhaye itangazo ry'uko yafashwe babaye nk'abashyiramo inyoroshyo ubundi yagombaga kuregwa ubwinjiracyaha bwo kwica ubwinjiracyaha bw'icyaha cyo kwica gushaka kwica umuntu sibyo hanga bari kuba bamumanitse noneho mama wanjye mukobwa nkunda wangana n'abana banjye mbabare ntago nicaye hano kuguryoza cyangwa se gushaka kugushyirishamo ariko ukuntu urimo kubivuga birutwa nuko wari kwiyizira kandi azi kubwiriza yabwirije akantu numvise nanjye kamfashije kabisa avuga ku bijyanye na bari abasore bataye mu itanura ngo baka Ebedenego Shadraka Meshake na Ebedenego ngo bakavuga ngo batayemo batatu none barabonamo ishusho ya kane y'umwana w'Imana isa n'umwana w'Imana atese mu muriro wawe uri kumwe n'umwana w'Imana ishusho y'umwana w'Imana wa kane uri kumwe n'umugabo wa kane wako kantu yakavuze kandi numva nibyo twese tugomba guharanira kuvuga ngo mu ngorane duhura nazo umuntu wa kane mu itanura turimo arahari muri kumwe turi kumwe kamfashije cyane murava kamfashije kandi ngewe ku bwanjye sinifuza yuko ubaho ugira ibintu ubura kandi wakagombye kubibona hafi yawe nk'umuntu ufite tools izi channel dufite ni tools cyane izi channel dufite ni ibikoresho dushobora gukoresha abanyamahanga buriya barankoma haruzuka reka nkubwire ntumukunda gucira imanza abantu bitwa buryohe buriya abantu bo kwa buryohe n'abahanga sana abo nibo bayeho neza rero umuryango mukunda n'umwana wabo ari impliqué muri business cyane anniversaire raba bakatwereka ibyo guteka batetse bakatwereka ibyo kurya bajya kwenjoy njya kubishyiramo njya kubereka ukuntu natetse iteke rya bwayisi nkumva ndigonnye kuburya mba niguna kubera iki ni ya mikurire umuntu aba yarakuriyemo yo kumva ibintu byose byabera mu gikari hari bigomba kubera mu gikari aka kanyamukaba wakagaragaza ariko da uko se nakagaragaje byaye ko byakozwe na Keve nawe ntabwo nibuka ukuntu byagenze muri covid ariko byaradushoboye tubishyiramo da urumva n'ubugari tubushyiramo ariko nyuma akavuga bana yanjye ndabona ibi bintu bitarimo kuvamo rero njyewe navugaga nti murava yajya kuri cano akaganiriza abantu wateye intambwe nziza yo kuvuga ngo mvire ikintu mvugaho ariko wikwikoma abantu kuko abantu twebwe turavuga bitewe nuko ni ntuza tuba tubonye ni opportunity tuba tubonye yo kuvuga ni topic tuba tubonye cyo ni kimwe ni marchandise zacu ni ibigambo sibyo ahubwo wowe ngwino ubwirize wenda sunjye unashyiramo n'ubuzima busanzwe bwo hirya no hino ibyawe abantu bose ngira ngo nuza kura muri commentaire meruka kureba ikiganiro cye kirimo kimazeho amasaha 3 gifite commentaire 990 oya n'ubuke ubwo 3 oya mukanya narebaga nanjye hari muri 900 ubwo nibwo zagabanyutsa abiniguye birashoboka mu gihe ukihashaka reka twumve hana akuntu yavuze njyewe na Bishop cyangwa njyewe n'umugabo wanjye nta kibazo dufitanye ahubwo kereka nimba hari abantu bashaka ko tugirana ikibazo nashaka kubabwira yuko ibyo byifuzo byanyu rwose ari bibi bitari bunasubizwe ndabivuze nkanjye Annette nibyo wenda naracecetse nta n'umuntu nje gusubiza nje kwibwirira abakunzi bacu
wenda abandi bashaka kuza kubikoresha icyo bashaka, ariko abakunzi bacu nababwiraga yuko mu by'ukuri nta kibazo dufite, nta kibazo dufitanye. Ikibazo kirahari of course, kubera ko dore ntabwo ndi kumwe nawe. Rimwe na rimwe ni nayo magambo wenda nanayasobanure. Ese iyo umuntu ari muri situation runaka, umuntu umugabo we baramufunze cyangwa se nibyo, njyewe na Bishop cyangwa njyewe n'umugabo wanjye nta kibazo. Ati nta kibazo dufitanye, urumva? Ati keretse niba ari mwebwe mwifuza yuko tukigirana. Ese ni ukuri Sikwavuze se? oya ariko byari kuvuga nge ntago ndi kubishyikira kubera ko ikibazo cyo kirahari, bagiye no mu rukiko baraburana. Maginga aya ngayo umugabo yakatiwe iminsi 30 kubera we. Ese hari undi muntu afitanye ikibazo siwe baburanaga? Nanjye niyo mpamvu navuze nti niba badafitanye ikibazo ubwo gafaranga yabarahohote wenda umwe mu bana bakoragayo. Ngewe uzi uburyo ngewe nari kubivugamo. Nge iyo mba nkawe niko ngo mwikomeza kubikatariza wenda ikibazo cyarabaye habaho no guhubuka wenda. Oya nuko ikiganiro n'ubundi nta gikinnye cyose nabyo yabivuze. Yavuze ati ikibazo cyarabaye ariko nta kigihari. Okay, aho nabyemera. Ubwo rero kitagihari reka wenda dutekereze yuko ubu ngubu tuvugana ashobora kuba afunzwe n'undi muntu wahagobotse amenye yuko yafashwe akavuga ati reka mprofitereho nanjye murega ibyanjye. Ubwo muri make nta kibazo gafaranga gifitanye na Annette, sibyo? Imana ishimwe. Hari uburyo umuntu ashobora kuvugamo ibintu nka kwa kundi ushobora kuba wagiranye ikibazo n'umuntu akavuga ati nge nta kibazo mfitanye nawe byorere kandi iki kibazo cyabaye, ariko ushobora kubivuga ubivuze kubera ko umutima wawe wumva ko wamaze kubabarira uwo muntu, ariko ikibazo cyarabaye. Imana ishimwe rero kandi himbazwe niba ibyaha byose byaba ibyo yarezwe officially. Siyo ko tutanabizi cyane kuko uyu munsi afungiye 30, inkiko ziracyashakisha ibimenyetso, ariko dukurikije byaje kuri social media bivuga ko yagerageje kumuniga ngo akamusiga ameze nkaho yapfuye ngagira ngo yapfuye. Ubwo twishime tuvuge tuti Imana ishimwe kandi himbazwe yuko gafaranga uyu munsi nta kintu aregwa kijyanye no guhohotera umugore, ariko kudukurikije ubukomere bw'icyo cyaha. Ese nk'ubu ngubu nta kuntu ahubwo yavuguruza ibyavuzwe ibyo yatanzemo ikirego? Nta nubwo yakabashije, nta nubwo yakarwanyije kujya kuvuguruza ibivugwa ku mbuga nkoranyambaga cyangwa no kwikoma abantu ngo baravuga. Ariko ararenganya abantu kuko abantu bo nta kuntu tutavuga kandi gafaranga ari umusitari. Ahubwo ashobora kuba abanyarwanda ntabwo muramenya neza cyangwa nanjye ubwanjye uri hano nshobora kuba nabizi, ntabwo turamenya uburemere bwo kwitwa umusitari. Niba mugwisa ndahangaha narigeze nkina nk'ama comedy nk'aya gafaranga nkaba ntarigeze ngira fame nkiye, nkaba ntajya ngira views nkize, ariko najya kubana nkabona umuntu aranyandikira akambwira ati ikiganiro wakoze cyamfashije ku buryo ati kandi tiburiya hari igihe nsinzira aricyo nashyizemo kugira ngo ndare nkumva. Undi akaza akambwira ati wampinduriye ubuzima, undi akaza akambwira ati shawe hari ahantu wankuye gutyo umuntu akabimbwira gutyo kandi njyewe nta na habari nta kintu nimbiziho. Warangiza nk'umuramyikazi ufite indirimbo yarebwe na miliyoni 4 hafi 5, warangiza ukaba ufite n'uwo mugabo wawe ufite indirimbo nawe yarebye na miliyoni ntazi umubare, ukavuga uti kuki bavuga ibyo? N'ukwiyobagiza n'ukuri. Ibiganiro yarebwe imusaho, ibiganiro yakoze, amakotsi wazagiye wumva uburyo bagenda bakotinga bacamo utuntu bumvikanisha kabisa ikintu bita ubuhanga, bwa buhanga nahereye bwa gafaranga. Aho ngaho ashobora kuba yibeshya. Umva ukuntu yavuze ngo nta muntu yicaranye nawe tu bacu, nta kibazo mfitanye na Bishop, nta kibazo mfitanye n'umugabo wanjye. Rimwe na rimwe hari n'igihe umuntu adakunda wenda nko kwicara ngo arebe ibintu byose, gusa numva ko hari ibintu byinshi bishobora kuba bivugwa, ariko ndatekereza ko mu muntu uwo ari we wese waba uri kuvuga ntawe nicaranye nawe. Itekerezeho rero wumve nimba nta kiganiro twari twagirana ukaba ushobora kwirekodinga isaha yose cyangwa se kandi ntarigeze nkuganiriza, Bishop atarigeze akuganiriza, ariko ukaba ufite ikintu uri kuvuga. Nawe byibaze ntiturahura, wenda n'ishusho yawe n'isura yawe nshobora kuyibona muri iki gihe,
irebe rero ushobora kuba wamara isaha ufite ikintu cyo kuvuga utabwiwe na nyiracyo utabizi utabihagaze wenda reka mvuge uru rugo ndubanamo na Bishop n'umwana nta mugozi kibazo mfitanye oya ubundi reka nkwereke hano rwose adukuriye akahukuntu icyo mu bantu babwiye nawe hano nanjye ndimo reka rero mwibwirire umukobwa wanjye rwose mukobwa wanjye ntabwo ari ngombwa ngo tube twarahuye ntabwo ari ngombwa ngo ube waranganirije urumva byonyine narangaje corporel uri gukoresha irabigaragaza arahageze akavuga ngo nta kibazo dufite agahomera nk'uhumbije ijisho rimwe niyo bari gutekereza akavuga ati ndabahaye ndakibabaditse ati mbakubise icyumutse yarangiza akongera akamera nk'urihumbuye neza n'akaba ari bwavuga ati ntitwigeze tuganira ariko ndakumenyesha ko ubuzima bw'abantu bitwa public figures ntabwo babukira ubwabo bonyine n'ikimenyimenyi ibyaha agafaranga akekwaho biramutse bimuhamye ntabwo yahanwa nka mundi muturage ntawe se batubwiye ejo bundi bamenyeho umugabo we isombe yuzuye isafuriya umugabo uyu munsi uruhu rwa hano ntirwafatanye n'urwa ariko none umugore bakaba baramufunguye ngo asange abana iyo aba ari umusitari wabikoze ngo urebe yego aho barakwitira umusitari bagomba kukwitunira bagatanga n'isomo kuri rubanda urumva noneho kaza ukavuga uti ntabwo nabaganirije ntabwo wabaganirije ariko mwagiye mubica bamarenga abantu benshi bagenda bahabafatira icyo ni kimwe ariko reka nigarukire ku myitwarire y'abarokore muri rusange uzi ko wagira ngo muri rusange ariko atari n'abatari bose da ndavuga mu myitwarire y'abarokore bamwe na bamwe barangwa nayo abarokore le chrétien bo muri ano maso nabo batari abadepera ariko banza n'abadepera nabo barimo bakeye bano muri ano madini yose y'inzaduka yaje azanye umuriro y'abantu ku giti cyabo mw'abantu mwe habamo ikintu bita kuba rwabuze isoni wagira ngo barakibatoza harimo ikintu bita kuba rwabuze isoni urumva ku buryo ashobora gukora ikintu yamara kugikora akicara agatekereza akavuga ati mpfa kuba mfite uwambambiwe ibindi bisigaye kandi nabo barabyivugira iyo barimo gushyigikirana baravuga ngo yango kuba ngo yizera Kristo ngo yarakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we ngo ntumushinje hajemo umusore muri za commentaire ko nanjye nagisimbukiye muri commentaire urasoma nanjye nazisoma hajemo umuntu ushaka kuba ari umuyisilamu aravuga ati ariko se aba bantu basenga imana yabo bwite bonyine bimeze bite ni gute ufungishije umugabo wawe ariko dufashe no muri trajectoire yose uko byagenze umukuye ku wundi mugore muri abayisilamu ndabemera aramutse agize irari ry'undi mukobwa yamufata akamurongora ariko ataretse na undi wa mbere none abangaba bo bifitiye doctrine yabo ntaza ahantu bakura itari no muri Bibiliya bundi Bibiliya y'ubwayo iravuga ngo ntukabane n'umuntu wasenzwe cyangwa wasenze umugore we ariko nyine ubwo twisanze mu kintu cy'igisusirane kitakiri idini kitakiri n'umuco kiri aho ngaho gitepeta gitya gipepeta kitari wa muco uvuga ngo ntugate umugore ahubwo wenda mushyire hariya umurekere urugo rwe n'abana be ujye umusura igihe runaka umenya abana sibyo uwo muco turawutaye turawuhambye turanawuzitse mba dushyizeho n'isima turakurungiye sibyo turangire twinjiye mu kirokore kivuga ngo ntugatandukane n'uwo mwashakanye ikimana yahuje ntihakagire ugitandukanya iyo Bibiliya iba iri aho ngaho irimo kuvuga ngo ntimugatandukane sibyo ko kandi nubana n'uwatandukanye n'undi nawe ngo abashenye cyangwa se abasambanye turangije duheramo hano hagati ntitubize ngo tugume muri gakondo ntidukonje ngo tujye mu idini bigira inzira turahangaha ubundi hasigaye tugahita dupanga ukuntu umugabo ufite umugore we bashyingiranwe agomba kugenda agakora divorce yihuse yamutekeye imitwe ngo agaruke asezerane n'umukobwa yashimye ibuno agashima inzobe agashima ijisho gafaranga yaranavuze ngo umuhungu washatse ko muryamana ngo ntacyo atakora ngo n'umukobwa ushaka kugukuraho ibyawe nawe ngo ntacyo atakora nta kintu atakora nk'abantu mwe uyu mubyeyi
Anete sibyo kungana n'abana banje wakwihanganye aho kugira ngo uze uvuge urangarire ku bantu barimo kukuvuga washatse uburyo ugomba kubyaza iyo YouTube channel amafaranga ko yakeneye nkuko twese tuyakeneye ariko ukareka kwiteza kuko nabonye abantu bagenda bakatutuntu bakavuga ngo uyu mubyeyi ari mu biki uyu muntu ari mu biki ngo mbege ndyarya abandi baza muri commentaire bamumbwiriye nicyo bamupfunyikiye nabasha gusoma zira commentaire azashirira hafi igihumbi ari buzive azashirira burya ariko ni njyewe muri kubwira nazisoma zose akagenda asubiza ku buri muntu ntago nagenda nsubiza ariko nazisoma barana warazisoma ibyo byose rero nje nkavuga ngo kuba yaje akavuga ni byiza ariko kuza agahita yumva ko kandi abarokore icyo kintu barakigira bamwe muri bo nyine nkuko nakomeje kubivuga uzumve n'abari abatewo bagiye baririmba amaririmbo ukumva bahagurukanye ngo babavuga nuri urimo gufungwa witwa Silas bya Yesu ni ku murongo ngo yego ibyari sinabatumye ko ngahoda none se ibintu barimo barabivuga kuko bihari uramurutwa na Pasteur Theogene aravuga ati nugende bakagusuzugura cyangwa bakagufata uko biboneye bitewe n'igihe urimo ntukaburane barimo baravuga ibyo urimo byanyabyo akabibabwira gutyo none rero uyu nguyu nawe ati hari biba birimo kuvugwa ibirimo kuvugwa wibitindaho mama wibitindaho ma chérie wibitindaho wowe focusinga ku kintu cyo kuvuga ushobora no kuzana ugahita werekana ukuntu urimo kugaburira umwana ukerekana ukuntu uyu munsi mwabyutse ese mujya muri dushe gute cyangwa se niba udashoboye kujya muri ibyo ngibyo bya dushe ushobora no guhimba indirimbo ugashyiraho niba ufite nk'ahantu ushaka kubona piano dore uzi kwicuranga ukajyaho ukihimbariza Imana indirimbo wa mugani turi live ukajya wikorera live ukajya ugenda ugafata piano ugacuranga kandi gucuranga nzi ko ari ikintu gituma ibifukunyu byose bigenda burango na Dawidi yajya agacurangira Sawuli kugira ngo umwuka mubi wari umuhanze humuveho urumva hanyuma ukagenda ugashaka ahantu hari studio nziza ntabwo wayibura ufite abantu b'inshuti ufite iki na buriya rwose iyo piningaho nimero yawe hari abantu bari gushyiraho igikoma nanjye nagishyiraho cy'umwana urumva kandi bakagufasha no kugera kuri gafaranga nyine kubera ko urabona ari muri gereza kandi ngo arwara igifu afite n'ikibazo buriya ntabwo yabasha impungure ahubwo nakugira inama koresha fundraising yikoresha ko bamutuka ntago bamutuka muri commentaire harimo abantu benshi bamushyigikiye bavuga bati hangane uri ku musozi ariko uwo musozi wugumeho ukubera umusozi w'ibyiringiro uzi ukuntu bamutuka baravuga ngo n'inyuma ya zeri rakora uzi ukuntu bamutuka se umva yewe abarokorereka buriya baratandukanye sibyo harimo abarokore babijyamo nk'umuhango harimo n'abandi bareba bakavuga bati uko byagenda kose yaratsikiye ariko ntabwo ari ikihe cyo kumushungera cyangwa se no kumuhemukira no kumushoka cyane hari udukomenti nanjye nagiye nsoma nkabona ni twiza wa mugani turamuhumuriza abo bamuhumuriza rero abo bamuhumuriza niho yakagombye gushyiriraho nimero akavuga ati muramutse mugize icyo mwadufasha abashaka kutwandikira abashaka kutuvugisha ariko rero afite ukuntu avuga ugahita ubona ahubwo arashyiramo ubushangingi bwinshi cyangwa ari gushyiramo ubwana niba ari ubwana arashyiramo ubushangingi bwinshi wishyiramo ubushangingi wowe wishyiramo ubushangingi wishyiramo ibintu bimeze nko kwihenura urumva wishyiramo ibintu bimeze nko kwihenura iyo umuntu akandagiye ihwa arunama akaryihandura ntabwo ukomeza guhagarara wemye ngo uvuge ngo noneho ngo ndamaze n'ibihwa ryanjombye uwa ryakujombye nyine so what sibyo kandi biriya byamubayeho byaba no ku mwana wanjye sibyo byaba no ku wundi muntu nkunda ariko namubwira ngo ubwo ibintu byapfuye ubundi baravuga ngo akaburiye mu isiza ntikabonekera mu isakara sibyo ubwo ibintu byapfiriye cyagiye muri fiançailles no mu biki urukundo rukaguhuma amaso ukajya ku mugabo w'abana batatu kandi ubizi ko bahari na nyina reka dusoze rwose dushimira umuntu wese wabanye natwe wamugani kuva dutangiye kugeza ku musozo mwari muri kumwe na mama Mugwiza kuri kamera hanyuma ngewe kuri mikoro yindi ya kabiri nari The Voice wa Mujasi ciao